ubumwe bw'abera ministries tugomba gukasa kino kintu kikavaho burundu rero urose uhinga uri umudamu bamaso usenga urose uri umugabo uri muhinga bamaso usenge kubera ko wohereje imbaraga mu muryango wawe kandi ntabwo bizagwa amahoro bizagwa nabi bizagaragara nabi muzakena ntawe uzatabara undi ntawe uzafasha undi ntawe uzamera gute none ubwo ngo kwiga bimaze iki niba musanga yize ntagira hagera cyakoze n'ikimwiyire ntabwo ushobora kwihanganira umwuka wakwambura agaciro ku buzima bwawe niyo mpamvu ngusabye ngo niba rose uri muhinga n'imbaraga nshaka gutwara agaciro n'icyubiro cyawe ariko ntabwo turi buze kubyemera ahubwo turahaguruka turwana inkundura turahaguruka dusenge dufite Imana ishobora byose turakura ibyari byaragiye kandi bigaruke mu hamagara dusenga Imana nta mpamvu yo gushyirwa hasi nta mpamvu yo kumanurwa hasi nta mpamvu yo gucogora nta mpamvu yo gutwara agaciro k'izina ryawe ngenda gushuje kandi nakunezerewe ninjye ntambabazi Jean Baptiste Pasteur umukozi w'Imana ukunda kubana w'agaciro w'ingenzi umuntu Imana yahamagaye kandi uri umuntu Imana igikoresha kandi uri umuntu Imana ikunda niyo mpamvu udakwiye gutinya no guhungabana no kumva ko isi yagukanga ahubwo wizimbaraga muri imbere kandi utera imbere ndabwira ngo nakomeje kukurarikira kuba muri amasengesho ya September to remember to receive hallelujah Imana kwibukwa n'Imana no kwakira ibivuye ku Mana no gusenya Satani yazanye aho tukubwira ko kwiye kwitegura tuza uhamagara nimero iri munsi tuguhe link joining iyo group yitwa iriba ry'amazi adodomiza aho dusenga rero bisobanutse nishira wemerewe guhita ureftinga cyangwa ukahaguma biterwa n'icyo umutima ushaka n'uburyo ukunze aho hantu twakira abantu bose ni ubumwe bw'abera ntidusubize inyuma tubana n'abakatolike tubana n'abaporo yewe n'abasilamu barimo abadive barimo twebwe n'ubango ni ahantu hose yisanzura kandi iminsi 30 irangiye ushobora gusezera ntacyo dutwaye cyangwa se ukahaguma ikindi twakubwira nuko atari chaîne cyangwa se atari groupe ya social yo kwitangisha yo kugira gute oya naho dusengera ntakagenda twamenye neza ko Imana ikora ibyo bintu rero Imana ikomera Umugisha nuza kubikenera tu joining harabo twabanye umwaka ushize turatangira groupe yacu y'abanyamazu bizatangiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani ari ifite imbaraga umwaka ushize tumaze umwaka twegera Imana tuganira Imana kandi hari bitangaza byakoretse rero maze kujoininga ukumva ukeneye kugenda rwose pe uragenda nta kibazo kirimo cyane ko twe nta muntu twongeramo ni wewe tuguha link ukijyanaho cyo rero mfika ko uniwumva ufite uri interesse cyangwa ushaka kuyasenga wumva uzanatwe iminsi 30 aho umuntu basha kurya ifunguro rimwe cyangwa se ukayarya yose cyangwa ukagira uko bigenza twe ntayo tubwira ngo bigenze gutya ni wewe wenyine uzi uko uremerewe n'icyo ukwiye gusenga icyo nzi cyo no Imana yakoze bitangaza igihe rubira cyakora bitangaza rero Imana ibamesha mu izina rya Yesu ni kwa kuri tuzo tukavuga ngo katuganire kadusenga Imana nyiri gutwara nyiri imbaraga nyiri cyubahiro Imana y'amahoro kandi Imana ishobora byose byiringiro byacu imbaraga zacu byifuna urakomeye urashoboye uraturengeye uhagarara natwe dutsindira imbaraga ndi kandi kenshi na kenshi dufata ubwoka twambutsa haremererwa bitambaga tuguwe neza mwama ndagushimiye banange bikino kiganiro ndinda amagambo akomeretse mu kimwe ubwo umfashe ku bwa Yesu Kristo mwana ntama w'Imana amen Imana ibaho Umugisha mukomeze mwiyandikisha nyabuneka sharing kino kiganiro giha abandi abantu bakeneye gusobanukirwa uyu munsi bashaka kuvuga ngo yarose ntabimenye muhire muhereze mwicara ni yanjye ni yawe ni ya bose ni y'abanyarwanda bose n'amahanga bose ni y'abarundi mwese abarundi ndabagumbiriye cyane Imana ibampera Umugisha cyane cyane Imana ibakomeze cyane ubwo bonavuze babyibise Imana ibandindiye ndabashubuje mwese abarundi kaza umwuka w'abarozi ukomeye ku buzima bwawe baragwinjije ijoro ryose icya mbere iyo uri gucukura uwo muntu ni ukuvuga ngo hariho guhagarikwa ku byo wakoraga cyo mbere hariho ibintu byihishe ku buzima bwagiye kuzagusenya kandi bishaka kurangiza ukava ariko biciye mu zambaraga z'abarozi icya kabiri bisobanura ngo urose uri muhinga nuko hari umuntu ugiye gutwara ibyari imitungo yawe kandi wavunikiwe n'ababyeyi kandi bari baraguhaye ibyo wagezeho gatatu y'urose uri muhinga ndavuga guhinga ni genero wacukura umwobo bafite umuhinga bisobanura yuko umubyeyi agiye gutransfera cyangwa se yimuri ibibazo abana ku bandi bana niyo yakarande rero ni ya mikasiro nicyo tango ni cases imivumo yuko umubyeyi asa nk'ukoze transfer ku bana biwe abagusobanurira ikintu cya gatatu yuko yuramuse urose uri muhinga biravuze ngo hari hihererekanya umubyeyi ku mwana ku bana n'abana ku bandi bana ahani nabahaye so Umugisha ahubwo ni umuvumo ni ibibazo ni ingorane habayeho transfer
hamwe wumva ngo umuntu ari mu mwuka wa karande ubundi urose uhinga menya ngo usibye imbaraga z'abarozi no kuroga bikomeye ariko hariho na karande itakuvaho kandi bisobanura ngo umwana mubyeyi ko agiye kubiha umwana azabeho umwana azabindi usange irwa ruhererekane twavuze rw'imivumo na karande kandi akaba ari ibintu bitari byiza rero ni byiza kuhinduka ukamenya kubisengera kandi ugasenga Imana kuko twaje kureba mu kintu cyitwa umuvumo tuza kureba ibintu byitwa karande yuko ari generation to generation n'abana n'ababyeyi ku bana n'abana babo ku bana bikaba uruhererekane ibyaha bikaza ariko ahantu ho uri guhinga ntabwo ari ibyaha by'ubusambanyi n'ibindi cyangwa se karande y'ibya ahubwo bisobanura ngo ni karande y'ubukene ubutindi ubundi hari ikintu bita ubukene hagacyo bita ubutindi hari ubukene nyine umuntu wese arakennye n'ibihugu birakennye ariko hari icyo bita ngo ni ubutindi n'ubuhanya hahandi nawe buri cyiciro ujyamo ugasanga icyabarya nturimo icyabambara nturimo icyabanywa nturimo icyabasa neza nturimo icyabarwa ntabara nturimo ugasanga totamini ariko imbaraga numva muri iyi minsi mfite mu izina rya Yesu nuko duhagarika izo nzozi tugahagarara mu butware bw'ijambo ry'Imana gusa umenye ko niba wararose uri muhinga ni ibibazo bigiye usanga bawe n'abawe ni ya karandi igiye gukurukana ariko ishingiye ku bukene bwa bundi uri kugira ukanakora bikunde ukazamuka ntibikunde nkuko kiratura ngo umurimo no guhinga ngo ibindi n'amahirwe ukusaba umwana uko abandi babyuka n'ikaramu bajya ku ishuri saka iwanyu bagushakira agafuni gatoya kugira ngo nibagiye guhinga nawe uhinge mama akaba ari mahinga ruguru naso nawe uri hipfa n'agafuni uri umwana muto uri muhinga ibaze icyo kintu twatangiraga tugera tubaho bivuze ngo rero ni umwuka ukurikirana ugasanga nta gutera imbere nta kuzamuka nuvuga ngo uramutse rose uri muhinga biravuze ngo uri muri ibibazo byawe ku bana bawe abana bazabiha abandi bana rero ni umwuka wa karande ukaze yewe ujye nabiro turi muhinga menya ngo umwuka w'ubukene kuri mwe ugiye kuzamera nk'umusatsi ku mutwe cyangwa ivumbi muri kaburimbo uramutse urose uri muhinga muri ubwo buryo cyambere twabonye abarozi cyakwe no umuntu kwihishemo cyagatatu hari imparumbo muri famille ushaka gutwara umugisha wanyu ariko twanya gikomeye cyane twitegereje hano hantu hatubwiye neza yuko nkuko ndimo ngusobanurira ndashimira Imana yampaye gusobanurira ndayishimira cyane kuko nabandi razi bahaye kandi mwese Imana imugenera uko umwuka ni kamugenera bivuze ngo ni ugutanga ni ugufata cyane iyo urose umugore ari mahinga ni ukuvuga ngo weho ntabwo ari transfer y'ubukene usibye n'ubukene gusa hiyongereyeho gupfakara hiyongereyeho gusenya urugo hiyongereyeho kubura ubuzima hiyongereyeho ko mariage itagomba guserebura hiyongereyeho no kubyara abana batateganya ibinyendaro mu yandi magambo aho bita mu kirundi ngo ni inshyushyu hiyongeraho abana kujya baje kuko ariko iyo biroswe n'umugabo ari mahinga mu murima cyangwa se yabacukura mu nzu icyo yakora aho yakorera hose bisobanura ko ari ukwimura imibabaro yawe ingorane zawe agahinda kawe ukagenda ubizana ku bana ugiye kwibyarira ku buryo uzasanga ari umuryango uhererekanye ubukene n'uburwayi no gutindahara no kugira gute nta muntu ugasanga mwese nta poje bayo rero ni byiza ko dukasuye mu izina rya Yesu impamvu birota Imana igiye gukebura ubwire ngo hindukira ntiwabura kuziro turi muri Amerika ntiwabura kuziro turi muri Canada ntiwabura kuziro turi Burayi ntiwabura kuzirota kandi ufite akazi keza ariko biravuze ngo nta gutera imbere guhari ahubwo haguruka usenga ubisenye muduhamagare tugufashe nyabuneka ibi bintu byo guhinga ndashimira umukozi w'Imana wanditse kuri YouTube akibaza n'impamvu nanyishubirije kuri YouTube nuvango umugabo arose ari mahinga nuvango ni transfer n'uburyo y'uruhererekane rw'umuvumo ku muvumo nk'uko uyu munsi njye ndeba akobegemera ko 2014 ariko ndi gusenga Imana ngo nzasubire muri Israel aho nageze kubita abandi babashenye mwibuka neza ko ngo bagiye gutangira ku gikanani ngo harabagibiyoni bigiriye inama
Gideon bigira inama abantu Gideon bigira inama bati rero reka tugende tubeshye bago tuvuye kure ngo bitwaza imitsima yagwengeye bitwaza n'imyenda basazi yo ngo baragenda bibwira ko ari abantu bavuye kure ariko ntago bari abantu bakure arangije ngo akimara kubimenya ko bari basezeranye isezerano ngo aravuma ngo bahinduka bashenye waruzi ko nabugingo n'ubu nubwo batuye mu musozi munsi muremure aho ngaho batuye abantu baracyahara ariko n'uyu munsi nubwo ari Abisiraheli ariko ntibabemera cyane ko bakomoka ku mushenyi ku muntu wavuga rero hari usanga iyo umugabo arose ibyo bintu n'uruhererekane bw'ubuvumo n'uruhererekane bw'ubukene n'uruhererekane rwo gushaka abagore benshi n'uruhererekane rwo kutanyurwa n'umugore umwe ariko umugore yabirose ngo n'urugo rutafite amahoro no gusenyuka nta gushyingira no gutwara inda n'ugasanga mbega n'uburyo abantu muhaye wa transfer y'uruhererekane ruva habi rujya ahandi habi ariko ni byiza ko kumwe bw'abera ministries tugomba gukasa kino kintu kikavaho burundu rero urose uhinga uri umudamu bamaso usenga urose turi umugabo uri muhinga bamaso usenge kubera ko wohereje imbaraga mu muryango wawe kandi ntabwo bizagwa amahoro bizagwa nabi bizagaragara nabi muzakena ntawe uzatabara undi ntawe uzafasha undi ntawe uzamera gute none ubwo ngo kwiga bimaze iki niba musanga yize ntagira hagera cyakoze n'ikimweyire ntimusanga ko warose uhinga ni transfer y'umuvumo kandi cyonze cyo amagambo y'Imana aragaragara ko tubasha gusenya imbaraga mbize yose n'udasenya imivumo bizagusenya n'udasenya karandi zakurandura n'utarwanya icyaha kizakwirukankana ni byiza rero ko abye baduhaye ibyo bintu byose uri impamvu uyu munsi nawe uyu munsi wa none wicaye ukabirota nubwo utari umugabo ari kuri umusore menya ngo wifitemo umurage w'ubutindi wavuye kuri so wifitemo umurage w'ubukene wifitemo uburyo bwo gutatera imbere baraguhaye ibyo nawe ureba nabi nudasenga uzabishyira ku bana ba ni byiza rero ko duhinduka nawe madamu niba urose n'uri umukobwa uri kubirota menya ngo hari ikibazo usenge hari cyo wakora itari kiza cyane Imana ibaho umuca no kuvuga ngo uramutse urose uri muhinga muri ubwo buryo waba ucukura umwobo waba uhinga mu nzu uhinga mu murima uhinga mu kwawe waba udahinga aho waba uhinga hose vuga ngo hari imbaraga zikuri hejuru zituma ugiye gufata za ngorane harimo bwa burwayi noneho ugatangira kugira ngo abantu baho umurage mwiza aho kugira ngo baraga amazu n'ibindi ukabaraga bwa butindi n'ubukene n'uburwayi wihoraniye kuko niyo transfer umaze gukora uwo mwanya wa none ikindi twarebye n'ikihe no kuvuga ngo iyo urose uri mucukura uri muhinga mu murima cyane cyane wabandi cyangwa wawe biravuze ngo icyubahiro cyawe kiratwawe satana nunuje icyubahiro cy'umuryango satana nunuje agaciro k'umuryango satana twajya kumabesha icyubahiro satana twaye amashuri y'abana satana twaye akazi k'umuryango wawe satana twaye ibibero y'umuryango ngo agaciro n'icyubahiro cy'umuryango kigiye gutakazwa no kumwanzi yabatatse rero y'ibirose bagombye gusenga uhagarika izo mbaraga kuko batatse umwango uramutse wongeye kubona uhinga bivuze ngo hari ibyo ugiye gutwarwa mu buzima bwawe mu muryango wawe ya modoka mwaguze igiye gukora impanuka byagare mwakoze rigiye kwibwa cyane mwakoze bigiye gutwarwa kuko hari umwuka wo kugira ngo agaciro k'umuryango agaciro ka famiye agaciro k'abantu gatakazwe maze usanga umuryango bayisuzugurwa wagombye kuba ari umuryango ukomeye hamwe usanga umuntu yaratunze miliyoni ejo akabarahombye arakennye yaratunze miliyari ugasanga n'umukene ari hasi aho yakubiswe hasi yicajwe hasi ndetse akazana gatakaje ugasanga baramuhaye akazi bishima kumwirukana ngo bakabyishimira byihutisha kubera yuko hari dayimoni ishaka gutwara agaciro kawe ishaka gutwara icyo uricyo ishaka gutwara icyubahiro cyawe ishaka gutwara amafaranga yawe ishaka gutwara ubuzima bwawe ishaka umuryango utashyingirwa ishaka abagore batashyingirwa ishaka ngo batakora ubukwe ishaka abantu batakora niba bajya hanze ishaka abantu batagira ikintu bageraho ashaka abantu barara abantu bakora ikintu kimwe cyo kutazamuka kuko warose ibintu ariko mu mbaraga duhabwa demanse afine we detail ndagira ngo nyemerere kano kanya ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo izasenya ibyo bintu byose haguruka usenye icyo kintu kuko satani ashaka kubika mu gatebo gasa gatyo kandi ntibigutera ubwoba ese ntabajya hanze bikabananira ntabanumara byananira abajya no byananira uvuga ngo ni wa mwuka kugira ngo utwarwe icyubahiro usange ufite umugabo ariko ntimutemberana ufite umugore ntimugendana ufite abana muri kumwe muri make uriho nk'umuntu babaye kandi nyamara utakabaye kuko satani yanyaze icyubahiro cy'umuryango icyubahiro cy'umuryango ni papa ni mama n'abana barahonga ariko uyu munsi uri wenyine cyangwa ubana wenyine kubera ko hari imbaraga zinjiye kugira ngo zitware icyubahiro cy'umuryango wa famiye mu izina rya Yesu rero aho harimo guterwa inda kw'abakobwa umuryango ukagira ikimwaro
hari umwana uzanywa byabwenge bakenda bakamufunga umuryango ukagira ikimwaro havuga ngo hari ibintu bigiye kwataka ku buryo urugo rwaho nta munezero abantu barya batishimye bamwe batishimye batatera imbere bahora bibaza ikindi kibazo bibaza ngo umwana wacu ari he umugabo yagiye he umugore yagiye he ko ntabona nuvuga ngo ni umwuka kwinjiza mu rotsindele mai ni fope ni wasa alamia namo itendekele bofandira mai ndagira ngo kano kanya mu izina rya Yesu mpagaze ku butware bw'ijambo ry'Imana nkubwire ngo ibintu bigomba guhinduka none hamagara byihuse kibona kino kiganiro dukubitiza imbaraga mutangire kugira ubuzima bwiza kuko icyoro cye cyatwawe mu kazi cyatwawe mu bantu cyatwawe utuye cyatwawe ijambo ryakuje bagufashe ijambo riremereye watwaye byarangiye ariko hari imbaraga zo kubigarura ntabwo izuba rirarengana Imana iracyakora imbaraga ziracyahari amavuta y'Imana aracyarakuraho bino bintu kuko hari ababisingiye ushaka hamagara n'abandi bagenzi banjye barahari wowe wiyumvamo wagufasha icyo kintu icyubahiro cy'umuryango cyatwawe imodoka yari ufite ihari burya na cyamunara ni icyubahiro kiba gitwaye ariko uzi gusohoka mu nzu zuba muri shitingi uzi gusohoka mu nzu nziza wubatse n'ubwo imideni ukajya kongera gukodesha uzerera kandi wari wamaze gutura mu nzu yawe urumva ko kunyaga ibintu byatuma tugira icyubahiro mu muryango ariko kano kanya mu izina rya Yesu imbaraga z'ubutware imbaraga z'amasezerano mu mbaraga zifite uburyo turagusenge mu tugaruye ibyo bintu byawe byose mu izina rya Yesu ugubwe neza kandi bagana neza umwuka w'Imana bane nawe haleluya uri umunyembaraga uri umuntu Imana yavuze umuntu ukomeye bivuze rero ngo uri muranyagwa ariko ibaze kugira ngo uyu munsi uyubakire inzu ituremo ari wowe ariko cyamunara zigukure mu nzu ikujyana gukodesha urumva ni umwuka wo kumanurwa ni umwuka wo gusuzugurwa washyize ibintu muri majero muri midowani kuko majero ni mu Rwanda ariko abagera za dowani hari ibintu watumye byanze kugeraho kandi amafaranga yatanze ni umwuka wo gusubizwa hasi ushobora gusanga waranguye amafaranga menshi wageraho ugiye gucuruza ugasanga ibiciro byaramanutse nubwo agiye guhomba uyu mwuka rero kwambura agaciro k'umuryango ntabwo wawihanganira lekotando sapini fope endera ntabwo ushobora kwihanganira umwuka wakwambura agaciro ku buzima bwawe niyo mpamvu ngusabye ngo niba rose uri muhinga n'imbaraga zishaka gutwara agaciro n'icyubahiro cyawe ariko ntabwo turi buze kubyemera ahubwo turahaguruka turwana inkundura turahaguruka dusenge dufite Imana ishobora byose turakurura ibyari byaragiye kandi bigaruke mu hamagara dusenga Imana nta mpamvu yo gushyirwa hasi nta mpamvu yo kumanurwa hasi nta mpamvu yo gucogora nta mpamvu yo gutwara agaciro k'izina ryawe nta n'impamvu yo gutwara ibyawe ntabwo mpamvu ngo bitware uko biboneye kuko warose uri muhinga n'iki byasobanuraga Imana ikugira neza hamagara tugusengera Imana ikindi tuze kureba rero iyo urose uri muhinga reka mbyite ngo ni deposit ya Satani cyangwa se reka nyite intwererano uvuga ngo Satani akudepoje y'ibintu ariko byangiza ibyawe muzi neza ko isazi imwe uyishyize mu mata y'ingunguru amata yose bamena kuko isazi igaragara cyane kuruta ya mata yarahari no kuvuga ngo kiro Satani rero amaze kudepoza ikintu mu buzima bwawe kikubabaza kigutesha umutwe kumva ugiye gusara kikunywesha ibinini kigutwara amafaranga kwa muganga ikintu maze gushyiramo Satani akagitera muri we kugira ngo urushaho kubabarika Imana ibigutabaye kandi nawe Imana bampera umugisha rwose Imana bampera umugisha ikindi kintu iyo uramutse urose uri muhinga hari ikintu bisobanura bidavuze ngo ibintu bigiye guhagarara byose kandi bikozwe n'umuntu w'ifamiye kugira ngo babuze gutera imbere icyo bita stop kubahagarika nta terambere kuvuga ngo barabrutse ibintu birahagaritswe ibintu bivuyeho ibintu bigiye ku ruhande n'usobanura ngo ikintu cya mbere kiriho no kuvuga ngo hari umuntu ugiye guhagarika yuko umuryango wigira imbere utera imbere kuko mwaribonye mwese n'abazungu uyu munsi bahingisha imashini nta muntu nanyisisho ngo atera imbere bisaba ko ashaka zamajwa ngo n'umuntu uhagaritse iterambere ry'umuryango ntubashe gukora ikindi dukwiye kumenya n'iki rero tukumenya n'iki gikomeye ndacyakomeza kunzuzi ku muntu wanyandikira mwana ngo se guhinga bisobanura iki ubwo yabyumvise ikindi ni ugukererwa gutinda kw'ibintu kubona ibintu warushye kubona ibintu wavunitse ibyo abandi babona bihuse wowe ukabibona barinze kwibirikira kandi bitagombye kuba bigoranye ikindi cya gatatu kiravuga ngo ugiye kohereza uburwayi mu muryango wawe ubwo ni za ndwara z'uruhererekane zitanduza zazindi z'uruhererekane ko zitandura ubwo ni ya diabete ni ya hepatite C ni ya bya bindi byose za sinusite bivuga ngo ni uruhererekane rw'uburwayi nk'uko bugiye kora impamvu bavuga guhinga uzarebe uyu munsi wa none mureka mu nyumvire rwose nakumvise ku muntu ariko nako gasobanukirwa bivuga ngo ufata isuku ugahinga ikaguha ibyo kurya
igatera n'ishyamba yasuka, warangiza ukarya ibiryo ukajya kwituma aho yasuka yacukuye, warangiza na yasuka ikazongera ikazaguhamba kuko yaragutunze ariko ijana gushyinguye. Rero ni byiza kumva kumenya yuko hariho bigufashe mu ijosi kugira ngo indwara yinjiye muri wowe. Icyanyuma ngiye gusorezaho navuga ngo iyo urose uri guhinga, haravuga ngo ahazaza harahishwe, ahazaza harahishwe, ahazaza harakwihishe, ahazaza hawe ntabwo ushobora kuhabona, ahazaza hawe ateye ubwoba, ntabwo ushobora gupfa kuhabona uko byimereye kandi biza kukugora. Ugomba kumenya uko byitwaramo. Imana ibampera mu izina rya Yesu. Rero ndumva nshaka dutugana kuri amagambo kugira ngo tumaze kubona ibyo bintu byose. Nakubwiye ngo isuka kera mu cyaro niyo duhinga ngo tubone ibyo turya, tukayikurisha ibyo turya, tukayicurusha aho tugiye kwituma, ikazanacukura udushyingo. Muri make idusozanya n'isuka. Bivuze ngo guhinga ni byiza, ariko wumve ko ari umwuka wo gusubizwa hasi, umwuka wo gucogora. Umukobwa mwiza ntarongorwe, umusore mwiza ntakore ubukwe, uwize ntagira akazi. Mbega n'umwuka wo kumanurwa hasi, ugakubitwa hasi, icyuro cyagushiraho. Ndabashimira mwese mwakurikiranye umwe bw'abera ministries, babwira ngo mukomeze mugubwe neza, mukomeze mwiyandikishe, mukomeze mukore comment, ariko aya magambo yumve, kuko nakubwiye ngo uramutse urose uri guhinga ni hahandi uzana n'ikibazo ugasanga buri gihe urasubizwa hasi, ntabwo icyuro cye gihari, agaciro katakaye, wabuze iyo werekera, wabuze iyo ugana, wabuze icyo wabigenza. Kandi ni ukuri Imana iri mu ruhande rwawe. Data wa twese akugire neza, akwambika imbaraga, wunjire mu mwuka wera, uhawe gutsindwa. Gutsinda sore ntabwo ari gutsindwa no gutsinda, ahubwo Satani aba ari gutsindwa iteka ryose. Ariko wikwemera ko hari umwuka ugushyira hasi, wikwemera ko umuntu akumanura hasi, wikwemera ko amateka akumanura hasi. Ariko kuki wemera ko indunga ruzwa muheto? Kuki wemera ko utinda harugaza? Kuki ibi bintu byemera kubera ko Imana yaguhaye kurota uhinga ukaba ubisobanukiwe? Kuki wemera ko izi mbaraga zikudomera? Ndakugira inama enye zifite imbaraga. Icyambere ku buzirose, banza wirukana ubuzima mu buzima bwawe. Kabiri, cyaho usenya izo nkuta kandi witandukanya n'akarande n'imivumo y'Iwanyu. Kandi ni byiza ko ushaka wabisigiwe akagufasha gusenga Imana, kuko nta wibohora. Umuntu yifasha kwiboha ariko ntiyagufasha kwibohora. Numara kugenza gutyo bazaguteka ikintu ukwiye gukora kugira ngo bashe kuva muri uwo gasuzuguro. Ese we ntukarambiwe? Ese we numva bitaguteye ubwoba? Ninde wavuzwe ninde warwaye n'uwende waswe niwe iwaye ntihabaye farumasi, iwaye ntiho urwara buri munsi? Kuki uwo mwuka wo gusubizwa hasi wakuzaho kandi wamenye ko Imana iri mu ruhande rwawe? Kuki watagaciro kandi umenye ko Imana iguha agaciro? Kuki wabara umutima uzi ko ari Imana igiye kuzamura mu izina rya Yesu? Birasabye rero ngo haguruka ukenyere, wongere winjire mu mwuka wera w'Imana, wongere winjire mu mbaraga z'Imana, wongere ukorane n'Imana, wongere Imana ibane nawe, iguhindura amateka n'ubuzima, iguhindurira icyerekezo. Imana dusenga irashoboye, Imana irakomeye, ibasha gukora uruti by'umuntu wese yibwira. Iyi mivumo tugomba kuyirukana. Aho nakubwiye ngo bisobanura ko hagiye ku ruhererekane rw'abakene ku bundi bukene. Ibi ntabwo tubyemera. Akira amavuta y'Imana, akira ubushobozi bw'Imana, akira ibitangaza by'Imana. Hindura. Kuki wemera ko umuntu agushyira hasi? Kuki wemera ko imibiri gushyira hasi? Kuki wemera ko wasuzugurwa? Kuki wemera ko ibintu byakubaho gutya? Haguruka wuzura imbaraga, senya izo karande, senya iyo mivumo, senya ko gahinda, senya ubwo buruzi, senya ibyo bitero bikujeho, biroga akazi kawe, biroga intebe yawe, biroga imibereho yawe. Mavuta y'Imana ari kuri cano uyu munsi wa none, njye ndimo ndayumva mu buzima bwanjye. Haleluya. Tugiye gutwika izo mbaraga mbi zose. Hamagara dusengane, tukubwire inama, ariko nta mpamvu yo gusuzugurwa, nta mpamvu yo guteshwa agaciro, nta mpamvu yo kumarwa ngo ushyire hasi, nta mpamvu yo gusuzugurwa aho wubashywe, nta mpamvu yo kwambara agahinda abandi bambara umunezero, nta mpamvu yo guteshwa agaciro, nta mpamvu yo gusabiriza, nta mpamvu yo kurwara ngo uruhe. Akira amavuta y'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira kuri mu izina rya Yesu. Hatandori ya masatara basiyamo. Haleluya. Mwuka wera arimo aragenda
bigenda, inzozi zo guhinga wahinga muri mahinga mu kabande byose n'imikasiro n'imivumo, kuko ubundi urose imbwa inzoka ibikeri uhinga, uwo n'umwuka w'umuvumo, tuvumuye business yawe, tuvumuye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu, tuvumuye amafaranga yawe, tuvumuye akazi kawe, tuvumuye ibyari byaravumwe byose. Shandori ya masiteremo rekota my friend inside. Ndavuze ngo umwuka w'Imana nabane nawe, ndavuze umwuka w'Imana nagushyigikire, akubumbatire, agufate, kurweho isoni, kurweho ikimwaro, winjira hakwiriye, mavuta y'Imana azamukane nawe, ugere kure hashoboka, kuko nanza agasuzuguro kange. Nta mpamvu yo gushunzugurwa, nta mpamvu yo gucishwa bugufi, nta mpamvu yo kumanuka, nta mpamvu yo kwafatwa witwara. Imana iri mu ruhande rwawe, uri umuntu Imana yavuzeho, warose uhinga, ariko uyu munsi ugomba kurota ibindi bintu. Imana ishimwe ko Imana ibikemuye, kandi uhamagare dusengane amasengesho ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nkwifurije umugisha w'Imana. Shalom 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 shalom, nakagaruka.